Gufasha abakene. Bene Siraki ibice bitatu guhera ku murongo wa 30 haranditse ngo amazi azimya ikibatsi cy'umuriro, gufasha abakene bigahanagura ibyaha. Gufasha abakene bigahanagura ibyaha. Ugira neza aba yitega iminsi. Neza aba yitega iminsi, maze yasumbirizwa akabona kiramira. Mwana wanjye, ntukime umukene icyamutunga, kandi ugusabye ntagahore aguhanze amaso. Ntugashavuze ushonje, cyangwa ngo urakaze umutindi. Ntugashavuze ushonje, cyangwa ngo urakaze umutindi. Ntugahuhure ufite umutima uhangayitse, kandi ntukarangarane imfashanyo y'umutindi. Ntugahuhure ufite umutima uhangayitse, kandi ntukarangarane imfashanyo y'umutindi. Ntugasubize inyuma ugusaba ababaye, kandi ntukirengagize umukene. Ntugahunze umukene amaso, kandi ntugatume hagira ukuvuma, kuko nashavura akakuvuma, uwamuremye azumva isengesho rye. Uzabe inshuti y'ikoraniro ryose, kandi n'umutegetsi umwunamire. Ujye utega amatwi umukene, indamutso ye uyisubizanye ubwitonzi. Ukandamizwa uzamukize ikiganza cy'umukandamiza, kandi nuca urubanza ntukagire ubwoba. Imfubyi uzazibere umubyeyi na nyina wazo, umugenzereze nk'umugabo we, na nyina wazo umugenzereze nk'umugabo we. Imfubyi uzazibere umubyeyi, na nyina wazo umugenzereze nk'umugabo we. Bityo uzaba umwana w'Umusumbabyose, nawe azagukunde kurusha nyoko wakubyaye. Imfubyi uzazibere umubyeyi, na nyina wazo umugenzereze nk'umugabo we. Bityo uzaba umwana w'Umusumbabyose, nawe azagukunde kurusha nyoko wakubyaye. Nawe azagukunda kurusha nyoko wakubyaye. Mbere na mbere banza ukore subscribe kuri Blessing Hope Rwanda TV, udufollowing kuri platform yacu ya TikTok nibaho nkawe ubwawe. Turi mu gice cyo gusoma, turi mu gihe twahariye gusoma Bibiliya. Aha turi muri Bibiliya ntagatifu, turi mu gitabo cya mwene Siraki, ku murongo waho, ku gice 4 umurongo waho wa mbere kujya ku murongo wa 10. Musome Bibiliya. Iyi ni Bibiliya zose zihurira ku ijambo rimwe, zose zivuga Imana. Mugire ibihe byiza.